nabaye mu nzu y'umufasha mu gihe cy'imyaka 10 ku gicaniro cy'aburwo no mu bindi bihe. Igihe yakiraga abakozi sinigeze numva azamurijwe cyangwa ngo atange ibimenyetso byo guhata no kunenga. Yahoraga agwa neza no gukunda. Igihe abayobozi bacu banyuranyaga nawe nta mbaraga yakoreshaga ngo ategeke, ahubwo yagandukiraga ibyemezo byabo ingaruka akaziharira Imana. Uwo ni Madamu White. Tukaba tugeze mu gace ka kabiri k'amateka y'Abadiventiste, uwo mwumva ni Nkurunziza Bakate. Byinshi kuri Ellen White ni mu kanya. Tariki ya 26 Ugushyingo 1872, Robert na Eunice Harmon bahindutse ababyeyi banejeje b'impange ebyiri z'abakobwa bise Elina na Elizabeth. Igikingi bari batuyemo kuri ubu kizwi ku izina rya Fort Hill Farm cyari giherereye hafi y'ikirorero cya Gohama mu ntara ya Maine, mu birometero 12 uvuye mu mujyi wa Portland, ho muri iyo ntara mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rugo rw'abana 8 rwagiraga imirimo myinshi ariko inejeje. Hashize imyaka mike izo mpanga zivutse, Robert Harmon yimutse mu gikingi yari atuyemo ajya gutura muri Portland. Mu bwana bwe bwose, Elina yari umunyamwete, yagiraga umutima mwiza, yakoraga imirimo yo mu rugo kandi akunganira se mu kuboha ingofero. Se yari umuhinzi wanakoraga ingofero akoresheje nitrate ya mercure, kuko tubisanga mu gitabo cya Charles Edward Durey cyitwa The Genealogy of Ellen Gold Harmon White. Yakoze impanuka afite imyaka 9. Yatewe ibuye mu izuru n'umunyeshuri w'imyaka 13 biganaga, rimena izuru rye, aho byaje kuba bibi cyane bimuviramo kureka ishuri burundu, arinda asaza ari umunyamuzemuke. Elina amaze kureka ishuri, yatangiye kujya ajyana na nyina mu materaniro, aho icyo gihe ubutumwa bwari bushishikaje ari ubwa Bwana William Miller, bwatangazaga ko Yesu agiye kugaruka vuba ku isi. Umunsi umwe, se wa Elina yicaye ku manywa arimo kurya, abwira umuryango we ko muri uwo mugoroba bakwiye kujya kumva ubutumwa bwa Bwana William Miller. Ati, arabwiriza inyigisho y'inzaduka ibwira ko Yesu azaza vuba. Ndashaka kumenya ko ibyo bituruka muri Bibiliya. Muri iryo joro bo mu muryango wa Harmon bagiye mu materaniro ya Bwana William Miller. Bakigera aho bateranira, Elina asanzemo icyigisho cy'abifuza gukizwa. Amagambo y'uwo mwigisha yafashije Elina kumva ko hari icyo agomba gukora, yitegura gusanganira umukiza ubwo azabaje. Elina afite imyaka 11 yagize ubushuti bwihariye n'umukiza we, maze afite imyaka 12 amutura umutaka we n'ibyo yari afite byose. Yari afite umutaka yakundaga kurusha ibindi bintu byose, wamukingiraga izuba, ukamugabaniriza uburibwe yari yaratewe na bwa bumuga bwo mu izuru. Yemwe ari ukuwukunda, wamuraraga iruhande, maze mu gushaka kwereka Yesu ko amurutira byose amutura umutaka we ati, Mukiza ndakwihaye ubwanjye n'umutaka wanjye n'ibindi byose, maze ararira yijugunya amaboko ya nyina ati, Mama ndanezerewe cyane kuko Yesu ankunda cyane, kandi nanjye ndamukunda kuruta umutaka wanjye n'ibindi byose. Mu nkubiri y'abamirere mu mwaka wa 1840, afite imyaka 12, yateye intambwe yo guhinduka kandi yumva afite amahoro. Umuryango we winjiye mu mutwe wa Mirere. Ubwo yakurikiranaga ibiganiro bya Bwana William Miller, yumvisha afite ibyaha, yuzura ubwoba kubera kwibwira ko azazimira burundu. Yavuze ko yaraye arira kandi asenga, kandi byamaze amezi menshi. Ku ya 26 Kamena 1842, Elina afite imyaka 14 yabatijwe mu mazi menshi mu itorero ryabo ry'Abamethodiste. Abatizwa na John Hobart mu gace ka Costco Bay muri Portland, kandi ategerezanya amatsiko yo kugaruka kwa Yesu. Mu myaka ye ya nyuma yavuze ko ari igihe cyiza cyane ku buzima bwe. Uruhare rw'umuryango mu bamirere rwatumye bava mu itorero ry'Abamethodiste. Afite imyaka 17, Elina wari waragarukiye Uwiteka uhereye akiri muto, yatoranijwe na Data wa twese wo mu ijuru kuba intumwa. We n'umuryango we bemeye ubutumwa bwiza bw'Ababatista bwari butwawe na Bwana William Miller, maze bifatanya n'ibihumbi 50 byari bitegereje kugaruka kwa Yesu ku itariki ya 22 Ukwakira 1844. Mu iherezo ry'iminsi 2300 mu kwezi k'Ukuboza 1844, Elina nibwo yagize yerekwa bwa mbere ribimburira byose. Elina niyo mpano yabonye kubwo kwicisha bugufi, ko yambuwe uwo yari yaragenewe Bwana Hazen Foss. Kubwo kwishyira hejuru arayakwa ihabwa Elina. Kuva mu mwaka wa 1840 kugeza mu mwaka wa 1842, Elina hamwe n'abandi bari bagize umuryango bitabiriye inama z'Abadiventiste Portland, yemera ibitekerezo byatanzwe na Bwana William Miller na bagenzi be,
kandi yizera adashidikanya ko Kristo azagaruka. Elina yari umubwirizabutumwa w'umunyamwete, ashaka kwigisha inshuti ze z'urubyiruko no kugira uruhare mu gutangaza ubutumwa bw'Abadivantisite. Gucika intege ko ku itariki ya 22 Ukwakira 1844 babonye atagarutse ntibyamuciye intege. We n'abagenzi be yize Bibiliya kandi asenga cyane asaba umucyo n'uburinzi muri iyo minsi y'urujijo. Igihe benshi bahindaga umushyitsi bakareka kwizera kwabo kw'Abadivantisite, Elina Hammond mu gitondo kimwe mu mpera z'Ukuboza yifatanyije n'abandi bagore 4 basengera mu rugo rwa mugenzi wabo wizeraga muri Portland y'Amajyepfo. Ijuru ryasaga nkaho ryegereye itsinda ry'abasengaga. Ari mu rugendo yerekeza muri Arlington, Elina yahuye n'umusore w'umubwirizabutumwa w'Abadivantisite James White Springer. Icyo gihe wari ufite imyaka 23. Maze ku myaka 19 Elina Gordon Harmon yashyingiranywe n'umusore w'imyaka 25 Bwana Pastor James Springer White ku ya 30 Kanama 1846 i Portland. Ku mazina Ellen hiyongeraho izina ry'umugabo we yitwa Ellen Gordon White, anaryo ryakunzwe kuvugwa cyane. Nyuma James yaranditse ati twashyingiwe ku ya 30 Kanama 1846 kandi kuva kuri iyo saha kugeza ubu yabaye ikamba ryanjye ryo kwishimira. Byabaye ubuhamya bwiza ku Mana ko twembi twagize uburambe bwimbitse mu rugendo rw'Abadivantisite. Ubu bunararibonye bwari bukenewe kuko twagombaga kwishyira hamwe kandi twunze ubumwe, dukora cyane kuva ku nyanja ya Atlantika kugeza kuri Pacifique. Baje kubyara abana 4: Henry Nicholas James Edison uzwi ku izina rya Edison, William Clarence uzwi ku izina rya Willie, na John Herbert. Gusa Edison na William babayeho. John Herbert yapfuye afite amezi 2, naho Henry apazize umusonga afite imyaka 16. Muri make yari umugore w'impano zidasanzwe z'umwuka wabayeho mu kinyejana cya 19. Nyamara binyuze mu byo yanditse biracyafite agaciro ku bantu babarirwa muri za miliyoni ku isi. Mu buzima bwe yanditse inyandiko zirenga 5,000 n'ibitabo 40, ariko uyu munsi harimo icyongereza kigera ku mpapuro 50,000 zandikishijwe intoke, imitwe irenga 100 iboneka mu cyongereza. Niwe mwanditsi w'umugore wahinduye cyane amateka yose y'ubuvanganzo. Ibyo yanditse bikubiyemo ibintu byinshi birimo iyobokamana, uburezi, imibanire myiza, ivugabutumwa, inzandiko, imirire n'ubuyobozi. Ibyo yanditse byahinduye ubuzima ku mibereho ya Gikristo igenda neza. Kugana Yesu cyasohotse mu ndimi 140. Abadivantisite umunsi wa 7 bemeza ko Madamu White atari umwanditsi ufite impano gusa, bizeraga ko yashizweho n'Imana nk'intumwa idasanzwe yo kumurikira isi no gufasha abantu kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo bwa kabiri. Kuva afite imyaka 17 kugeza apfuye nyuma y'imyaka 70, Imana yamuhaye yerekwa n'inzozi zigera ku 2,000. Iyerekwa rye ryavaga ku minota runaka rikageza ku masaha 4. Ubumenyi n'inama yakire binyuze mu byo yahishuriye yabisangiraga n'abandi. Niyo mpamvu inyandiko zidasanzwe zemewe n'Abadivantisite b'umunsi wa 7. Ku isabato mu gitondo ku itariki 16 1915 yinjira mu biro bye by'akazi. Madamu White arasitara yitura hasi, ntiyongera guhaguruka. Bidatinze baje kubona ko yari impanuka ikomeye. Radio yerekanye ko yavunitse mu rukenyerero, maze mu mezi 5 indwara iramurembya aho bamutwaraga mu kagare. Amagambo yabwiraga inshuti ze n'ababyeyi be mu myaka iheruka y'ubuzima bwe yari yuzuyemo kubatera umwete. Yari afite umutima wo kumva ko yakiranutse ku murimo yari yarashinzwe n'ibyiringiro ko umurimo uzagira ku kunesha guheruka. Ariko yari ahagarikiye umutima bizera b'itorero ndetse by'umwihariko urubyiruko. Bose bagombaga gutekereza ku bihe by'ingenzi turimo n'umwiteguro ukwiriye wo kuzasanganira umwami ubwo azaba agarutse. Imibereho yo gukora ya Ellen White irangira ku 16 Nyakanga 1915 ku myaka y'ubukuru 87. Yashingiwe ku musozi Battle Creek iruhande rw'umugabo we. Nubwo yarambitse ikaramu y'idacogora, amagambo meza, intama ze z'ukuri, imiburo yikomeye no gutera ubutwari kwe bizakomeza kuyobora itorero ryasigaye kugeza ku iherezo ry'intambara. Ngaya amateka ya Ellen G. White. Aho mushobora gusanga ibi byose dusomye ni mu gitabo Ibihamya umuzingo wa mbere, no mu gitabo cyitwa Life Sketches, ndetse no mu gitabo cyitwa Madamu White n'impano y'ubuhanuzi, ndetse n'andi mateka atandukanye. Imana ibagirire neza naho mu gice gitaha.